turabasuhuje kandi tubahaye ikaze abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa, kandi tubashimira cyane uburyo ki tubona ko mudukurikirana. Imana ihabwa icyubahiro cyane ko itugiriye neza, ikaba iciye inzira tukaba ngeze muri studio za radio Country FM ivugira ku 105.7. Imana rero ihabwa icyubahiro ko yagize neza igatanga Yesu Kristo umwana wayo, imubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubabarirwe, kugira ngo muri we twezwe, kugira ngo muri we dukurweho urubanza rw'iteka, kugira ngo muri we dukurweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso yamenetse. Nibyo rero muri uyu mugoroba tubasobanurira mu buryo burambuye kugira ngo nibura nawe ube mwisi ariko mu by'ukuri utunze ibyiringiro bifite ubugingo, utunze ibyiringiro bifite ijuru, uhabe ariko uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru, uzi ko igihe uzavira hano mu isi uzaba wigendeye iwabo w'abakiranutsi kandi ni mu ijuru, ubikesha ubuntu Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba uwo muhaye mwumva ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ariko ndumukiranutsi mbikesha Kristo Yesu. Ntabwo mbikesha imirimo yanjye, simbikesha ibikorwa byanjye, simbikesha amasengesho, simbikesha ingeso zanjye nziza, kubera ko namenye neza ko ibikorwa byiza by'umuntu n'ibibi bye byose ari bibi imbere y'Imana, kubera ko bikomoka muri kamere muntu. Ariko naje kumenya ko ibyo bidashobora guhesha umuntu kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nza kumenya neza ko Kristo Yesu ari we wakoze ibyiza kandi bitavanzemo n'ikibi na kimwe, hanyuma ariko abikora ari nge wabikorera. Gukiranuka kwa Kristo Yesu nuko kumbarwaho, nanjye abarwaho ibyaha byanjye. Ibyaha byanjye bimujyana mu gihano, arahanwa, ajya ku musaraba arabambwa, nuko ku musaraba amena amaraso ye mbabarirwa ibyaha byanjye. Narababariwe rero ndi umukiranutsi, kandi gupfa guhambwa no kuzuka bya Kristo nibyo byatumye mpinduka umwera cyangwa umukiranutsi cyangwa umutagatifu. Byose bivuze ikintu kimwe imbere y'Imana. Nkaba ndi mu isi mfite ibyiringiro bifite ubugingo, nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Imana nirishimwe cyane kubera ko nawe uyu mugoroba washyizeho urushinge mu by'ukuri utega amatwi, kandi ndasaba Imana Data wa twese kugira ngo ibashe kugurura amatwi y'umutima, yafungure cyane kugira ngo wowe uteze amatwi nawe umenye mu by'ukuri igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba, kari wowe yagikoreraga. Umenye ko urupfu Kristo Yesu yapfuye, yarupfuye ariko azira ibyaha byawe n'ibyaha byanjye. Umenye ko ibicumuro Kristo Yesu yacumitiwe ari ibyawe n'ibyanjye, kandi umenye ko yashenjagure gukiranirwa kwawe, bityo nubyizeza umutima wawe uyu mugoroba nawe urirarira mu ijuru. Mu by'ukuri nuko umenya gusa amakuru y'ibyo Kristo Yesu yakoze, nawe ukararayo mu buryo bwa mwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Tunashimiye Imana ko iba yararinze igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, kandi karinda n'abayobozi bacu. Imana igishimwa kandi ko ari ibikora, ikakomeza no kuduhereza umutekano. Iyo ijya ibishimirwa iteka ryose, bituma natwe dukomeza kubagezaho inkuru nziza y'ubuntu bw'Imana mu by'ukuri, ariko tubikesha ubuyobozi bwiza. Nanone ariko ku mpamvu z'uko ari Imana ibikora, kubera ko ariyo mugenga
w'ibintu byose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero twasoma ijambo ry'Imana kubera ko ibintu byose burya bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana, bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana ni ibyahumetswe byera, ibyahumetswe n'Imana, ibyahumetswe n'Imana. Kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana niko kuri, niko ijambo ry'Imana rivuga, niko Yesu yavuze. Yaravuze ngo ijambo ryanjye niko kuri, amagambo mbabwira niko kuri, niyo mwuka kandi ni nayo bugingo. Urumva nutega amatwi ijambo ry'Imana mu by'ukuri n'umutima uciye bugufi, uramenya neza uburyo ki Imana yatanze ubugingo, ndetse binyuze hano mu ijambo ry'Imana ukabisobanukirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'ukuri rero reka dusome hano urwandiko Pawulo yandikiye Abakorisayi. Turasoma igice cyaho ni cya mbere, turasoma imirongo ibiri yonyine. Turasoma umurongo wa 21, hanyuma dusozereze ku murongo wa 22. Ni muri Bibiliya yera. Abantu rwose mufite Bibiliya muzirambure, yaba ari n'abazifite muri telefone, ndabizi ziba zirimo, bafite telefone nini murebemo kugira ngo dufatikanye gusoma aya magambo Imana ishyize ku mutima kugira ngo mbashe kuyabagezaho. Imana ihabwa icyubahiro. Ni amagambo avuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Reka nsubire mwaya magambo. Haravuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana ihabwa icyubahiro. Aya ni amagambo meza cyane asobanura ukuntu umuntu yatandukanye n'Imana. Ndabisobanura mu buryo burambuye kera, ariko kandi nanone Imana iza kwiyunga nawe n'umuntu, yiyunga natwe kugira ngo muri Kristo Imana iduhindura abera, iduhindure abaziranenge, iduhindure abatagawa mu maso y'Imana. Hano abantu benshi bavuga ko nta mukiranutsi uba mu isi, abantu benshi bakavuga ko nta ntungane iba ku isi, abantu benshi bakavuga ko nta wera uba ku isi, ndetse bamwe na bamwe bakanabeshya, bakagerageza gukoresha ijambo rimwe bakunda kuvuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, ariko icyo ni kinyoma kubera ko ntaho byanditse muri Bibiliya. Mu by'ukuri uhereye mu itangiriro ukageza mu Byahishuwe ntaho wasanga ijambo rivuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Ni ijambo abantu bakoresha gusa bashaka guhakana ko nta ntungane zihari ku isi, bashaka guhakana ko nta mukiranutsi uri ku isi, cyangwa ko nta wera uhari ku isi. Ariko impamvu bibayobera ni uko umuntu ashaka kwigira umwera cyangwa agashaka kwigira umukiranutsi cyangwa intungane binyuze mu byo akora, kandi binyuze mu bintu umuntu akora yita byiza, ingeso ze nziza, gukiranuka kwe. Nta muntu n'uyu n'umwe wabona waba umukiranutsi binyuze muri ibyo, ahubwo umuntu aba umukiranutsi binyuze mu kwizera icyo Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Niyo mpamvu rero bibagora kuvuga ko nta wera uri ku isi. Nyamara kandi umuntu akwiye kubisobanukirwa ari hano ku isi kugira ngo atunge ibyiringiro bifite ubugingo, kubera ko Imana irera kandi izabana n'abera, kandi ntabwo izabana n'abera biyeza cyangwa abasaba imbabazi, kuko ubikora gutyo byo ntibyanamuhindura umwera. Nawe uteze amatwi ushobora kuba ujya ubikora, ushobora kuba ujya usaba penetensiya, ushobora kuba ujya usaba imbabazi, waturira bagenzi bawe ibyaha,
ushobora no kujya wiherera ugasaba Imana imbabazi mu ruhande rwawe, ariko urabizi ko imyaka yose ubikoze ntabwo wigeze wumva mu mutima wabaye umwera, ntabwo wigeze wumva mu mutima wabaye umuziranenge, ntabwo wigeze wumva mu mutima wabaye umutagawa, ahubwo mu by'ukuri wumva ugifite urubanza imbere y'Imana, ndetse wumva Yesu aramutse aje cyangwa urupfu rukaza, mu by'ukuri wumva utajya mu ijuru. Rimwe na rimwe yubajije umuntu tete nonaha Kristo Yesu aje, koko yanavuze ko dukwiriye guhora twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe, ndetse anatanga urugero aravuga ngo nk'uko ibise bifata umudamu cyangwa umugore ugiye kubyara, nguko niko Kristo Yesu nawe azaza mu buryo butunguranye. Aranavuga ngo iyaba nyirinzu yakabaye amenye igihe umujura yamutungurira, yakabaye maso akarinda iby'urugo rwe, ariko ntabwo bikunda. Ushiduka umujura yakwibye, umubyeyi ashiduka inda yamufashe agiye no mu murima guhinga, cyangwa ari mu kazi ari gukora, cyangwa ari kujya ku isoko guhaha, ugasanga ibise biramutunguye. Mu by'ukuri aramutse yarabizi yakwitegura akajya kwa muganga, ariko biratungurana. Uko niko Kristo Yesu azaza. Rero ukwiye guhora uri maso, kandi kuba maso nta kundi ni ukuba mu isi uzi ko Imana yakubabariye ibyaha, ni ukuba mu isi uzi ko Imana yaguhinduye uwera, ni ukuba mu isi uzi ko Imana yaguhinduye umukiranutsi, yaguhinduye umutagatifu binyuze mu cyo Kristo Yesu yakoze. Hano rero dusomye amagambo avuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, ngo none Imana yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, kugira ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa, Imana ihimbazwe. Hano iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera, biba bishatse kuvuga iki mu yandi magambo? Mu by'ukuri abantu benshi bazi ko iyo umuntu akoze icyaha, urugero agatukana, urugero akagira umujinya, ingeso runaka mbi, urugero agasambana, n'ibindi ntashatse kuvuga namwe muzi, abantu benshi bazi ko ari cyo gihe baba batandukanijwe n'Imana. Ndetse ugasanga bamwe baravuga bati nitwongera gusaba Imana imbabazi, turaba twongeye kuba beza imbere y'Imana, turaba twongeye kwegera Imana, turaba twongeye guhura n'Imana. Ndetse mu by'ukuri n'imyigishirize hanze aha mu nsengero ndetse n'ahandi, bakavuga ko uyu muntu yongeye gusabira Imana imbabazi ibyo yakoze, ari cyo gihe Imana yongera kuba ahuye n'Imana, noneho yakora ibyo akabatandukanye n'Imana. Ariko ntabwo ariko bimeze. Umuntu yatandukanye n'Imana kera. Ni ryari umuntu yatandukanye n'Imana? Abantu murabizi ko twese abantu aho tuva tukagera, abazungu, abirabura, abantu bose bo ku isi yose, gusa mu mahanga agiye atandukanye, murabizi ko nanone n'Imana yashyizeho ingabano z'ibihugu, yagiye ishyiraho ingabano, bivuze ngo n'ibihugu byose burya byabayeho ku mpamvu z'Imana, n'ababituyeho mo barimo, ariko ari Imana yabaremye kandi yabashyizeho. Bivuze rero ko murabizi ko umuntu wese ava akagera dukomoka ku mukurambere witwa Adamu ndetse na Eva. Imana yaremye Adamu, nyuma kandi muremera n'umufasha mwiza ngo w'igikundiro kandi umukwiriye ari we Eva. Hanyuma ibabwira ko bagomba kubyara, bakororoka ndetse bakuzura isi. Imana ndayikunda cyane, ni inyabushobozi, ni inyabubasha, ni inyembaraga, ivuga ibintu rimwe bikaba, kandi bikaba bibaye by'iteka ryose. Ntabwo ihora ivuga yivuze ibintu biraba. Yaravuze ngo habeho imisozi, imisozi ibaho. Ivuze ngo habeho inyanja, inyanja zibaho. Ivuze ngo habeho isi, ibaho. Yaravuze biraba, yaravuze biraba. Yaremye Adamu, ariko Adamu muri we tuba turemewemo twese. Yaremye Adamu, ariko abari mu isi bose tuba turemewe muri Adamu na Eva. Hanyuma rero murabizi ko Adamu Imana yabaremeye ingobyi ya Edeni mbere yuko irema umuntu, ariko ngo mu ngobyi ya Edeni ishyiramo
ibiti by'imbuto z'ubwoko bwose, ariko ngo no mu ngobyi hakaba harimo igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ngo icyiza ndetse n'ikibi. Hanyuma ngo Imana irababwira ngo ku mbuto z'ibindi biti byose mwemerewe kuryaho ndetse uko mushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi cyo ntimuzaryeho, umunsi mwariyeho no gupfa muzapfa. Ntabwo rero byaje koroha. Satani nawe mu by'ukuri yaje kuza ababwira ko mu by'ukuri nibarya ku mbuto z'icyo giti gupfa ko batazapfa, ahubwo bazahinduka nk'Imana. Niko yababwiye, kuko yusomye ibice bitatu by'igitabo cy'Itangiriro uzabisome neza uzabyumva, ndetse n'igice cya kabiri harabivuga. Wereye mu Itangiriro, Satani arabashuka, ashuka Eva amubwira ko nibarya ku mbuto z'icyo giti gupfa ko batazapfa, ahubwo amaso yabo azahweza bakamera nk'Imana. Eva ngo yumva icyo giti gifite imbuto nziza, gifite ibyo kurya byiza, ngo arambura ukuboko arasoroma ararya, ashyira n'umugabo we Adamu ararya. Nuko muri uwo mwanya baba muri bo hinjiyemo kamere y'icyaha. Ubwo rero bivuze ngo muribuka ko Imana yari yavuze ngo nimurya ku mbuto z'iki giti gupfa ko muzapfa, gupfa ko muzapfa. Umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Satani nawe azavuguruza iby'Imana yavuze, kuko Satani yaramanutse ahiga umuntu Imana yaremye. Ibyo wenda ni birebire, ariko mvuze ngo Satani nawe ubwe icyaha yakoze mu ijuru nuko yigometse ku Mana, ngo agashaka kuzamura intebe ye kugira ngo ihwane n'iy'Imana. Murabizi ko Imana yavuze ko icyubahiro cyayo itazajya undi. Hanyuma mu ijuru biba ngombwa ko Satani amanurwa. Mu kumanuka humvikanye ijwi rivuga ngo ishime wajuruwe kuko umwanzi agukuwemo, ariko kandi nawe wasiwe ugushije ishyano kuko umwanzi akumanukiye. Uwo ni umwanzi Satani rero wari umanukiye umuntu kugira ngo amushyiremo iyo myumvire ye yo kutumvira Imana, hanyuma abone abo azajya guhananwa nabo mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Noneho rero Satani ashuka Eva, arasoroma ararya, ashyira na Adamu ararya. Nuko muri bo habahinjiyemo kamere y'icyaha. Babaye abanyabyaha batarabyara umwana n'umwe, ariko twari tubarimo twese. Ni ukuvuga ngo muri bo hinjiyemo kamere y'icyaha, natwe ababakomokaho twese nicyo gihe twari tubereye abanyabyaha imbere y'Imana. Zaburi ya 57 no habivuga neza, haravuga ngo dore naremanwe gukiranirwa, kandi mu byaha nimo mama yambyariye. 51 ku murongo wa 7. Dore naremanwe gukiranirwa, kandi mu byaha nimo mama yagize gute? Yambyariye. Iyo ukomeje gusoma ibyanditswe byera bigaragaza ko abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Ayo nayo ni amagambo ari muri Zaburi. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Urumva umuntu yavutse ariko avuka atandukanijwe n'Imana kubera igicumuro cya Adamu. Adamu wakoze icyaha, abantu twese duhinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Niko avuga Zaburi ya 58 umurongo wa 4. Niko avuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Urumva abanyabyaha, umuntu atandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka. Twasomye mu Bakorisayi havuze ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera. Urumva umuntu atandukana n'Imana, twatandukanye n'Imana kubera igicumuro cy'Adamu. Isomye mu Baroma ibice 5 umurongo wa 18 niko havuga. Haravuga ngo nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Isomye umutwe w'amagambo haravuga ngo Kristo yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cy'Adamu. Aho mu Baroma, Kristo yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cy'Adamu. 18 haravuga ngo nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Urumva ko umuntu avuka ariko atandukanijwe n'Imana kubera igicumuro cy'Adamu.
aho niho twabereye abanyabyaha. Umuntu yabaye umunyabyaha muri Adamu. Ntabwo umuntu aba umunyabyaha akuze, ntabwo umuntu aba umunyabyaha ku myaka 12. Nta n'umuntu wanduzwa ibyaha n'undi, ahubwo abantu twese twabaye abanyabyaha imbere y'Imana ku kigero kingana mu gatebo kamwe. Yesaya ibice 50 ibice 64 ibice 64 niho bavuga ngo twese twahindutse abanduye, kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara. Twese twahindutse abanduye. Aho twahindukiye abanduye ni muri Adamu. Pasiteri yahindutse uwanduye. Twese ku kigero kingana, abantu twese padiri, shehe, twese twabereye abanyabyaha hamwe muri Adamu nande na Eva. Yaba umuhanuzi ujya ukubeshya nawe aho niho yanduriye ubunyabyaha. Twese tuba abanyabyaha ku kigero kingana, kuko twakomotse kuri Adamu wakoze icyaha tumurimo twese. Hanyuma twororotse dukomoka kuri we, ariko twororoka turi abanyabyaha muri kamere zacu. Ibi kandi nawe ujye ubibona, ndetse n'ijambo ry'Imana rirabihamya cyane. Mu Baroma ibice 7 uhereye ku murongo wa 14 hagaragaza ko tugerageza gukora ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere. Urabizi ko nawe nikumeze iyo ugerageje gukora neza, ariko mu mwanya ubona unakoze nabi. Nyamara ibyo wagambiriye gukora ntabwo ari byo ukora, ahubwo ibyo wanga ubona ari byo wakoze. Izo ni intege nke umuntu avukana muri kamere muntu irimo gukora neza ariko no gukora nabi. Nicyo cya giti umuntu yariye. Umuntu ariye kuri icyo giti, ku mbuto z'icyo giti, umuntu yahise avanga umwuka umwe nande na Satani. Muri make rero, muri kamere muntu, umuntu yahise yandura umwuka w'icyaha muri we, ahinduka umunyabyaha imbere y'Imana. None Satani rero yashutse umuntu, amubwira ko ibyiza akora ari byo bizamujyana mu ijuru. Hanyuma amubeshya ko ibibakora byo Imana izabimuhanira, ariko agobekamo akantu kavuga ngo nujye ukora ibibi ujye ubisabira Imana iki? Imbabazi. Abahejeje abantu mu gihirahiro kubera ko umuntu atashobora gukora ibyiza 100%. Satani ibyo nabyo arabizi. Noneho abati noneho uzajya unakora nibibi nabyo biba muri kamere muntu, ariko byo ujye ubisabira Imana imbabazi, Imana izajye kubabarira. Ntujye ugira ngo ibyo bintu biva ku Mana. Oya, siho biva. Ayo ni amayeri ya Satani. Ibyanditswe byera bigaragaza ko Satani abasha kwihindura marayika w'umucyo. Niwe uyobya abantu muri ubwo buryo. Akavuga ngo ibyiza byawe bizakujyana mu ijuru, akavuga ngo amasengesho azakujyana mu ijuru, nutanga amaturo azakujyana mu ijuru, nutanga ibya 10 bizakujyana mu ijuru, nukora ibikorwa byiza bizakujyana mu ijuru. Ntabwo mpakana ko dukwiriye gukora neza. Gukora neza ni inshingano z'umuntu wari we wese. Gufasha kwirinda kugira ingeso nziza biradukwiye, ndetse biri no mu ndangagaciro, biri no mu ndangagaciro z'umuntu, biri no mu ndangagaciro z'umunyarwanda. Umunyarwanda wese ava akagera abakwiye kurangwa n'indangagaciro: kudahemukirana, kudahemukira abandi, kandi ukarangwa no kugira ibikorwa byiza. Ariko ibyo Satani yabikubisemo akantu kavuga ngo harimo inzira izakujyana mu ijuru. Oya, ntabwo aho harimo inzira ijyana umuntu mu ijuru. Ibyanditswe byera bigaragaza ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data atari ugize gute umujyanye. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko Kristo Yesu ari we rembo ry'intama. Uwinjira muri Kristo Yesu atanyuze muri we, uwo ni umunyazi. Bisaba kwinjirira muri Kristo Yesu. Iyo winjiriye muri we ukira urupfu rw'iteka. Iyo winjiriye muri we uhinduka umwera, uhinduka umukiranutsi, uhinduka umutagatifu ku bwa Yesu. Rero mu by'ukuri nakubwira ngo ntabwo ibyiza by'umuntu hari mu ijuru. Oya, muririmbyi yaravuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho iki? Ibyaha. Ibyo umuntu yakora byose, amasengesho wasenga yose, ugasenga y'ubutayu, ukajya kwa Yezu Nyirimpuhwe, ugasenga yo kwiriza ubusa, ukajya mu mazi, ugasenga yo muri korari, ukaba umuririmbyi, ukaba dirije, ukaba dirijante, ukaba diakoni, ukaba diakoneze, ukaba pastor, ukaba bishop, wibwira ko ibyo ukaba poteri, ukaba padiri, ukavuga ngo ibyo bizaguhesha kujya mu ijuru. Ibyo nta nzira irimo yaguhesha kujya mu ijuru ihari. Oya, ntabwo kujya mu ijuru binyura
mu maturo umuntu atanga. Ntabwo kujya mu ijuru binyura mu byacuma abantu batura. Oya, ntabwo ari inzira iri. Nubwo abantu benshi birirwa babwira ngo bikore ngo nibyo bizaguhesha kujya mu ijuru, nizera ibyo. Hanyuma mu by'ukuri narishatse kuvuga ko umuntu atandukanywa n'Imana akivuka. Ntabwo umuntu aba umunyabyaha akuze, ahubwo umuntu ni umunyabyaha ku bwa kavukire. Noneho rero urumva ko umuntu yavutse ariko atandukanijwe n'Imana, akatiye igihano cye kizwi. Iyo urupfu ruri kuvugwa ngo no gupfa muzapfa, ntabwo ari urupfu rw'imibiri rwavugwaga. Nubwo icyaha cyokoje umuntu no gupfa urupfu rw'imibiri, ariko kikokoza umuntu n'urupfu rwo kurimbuka, rwo gupfa iteka, rwo kurimbuka umuntu akajya mu muriro utazima. Reka mvuge ngo urwo gupfa rwo ntiruteye ubwoba, kuko rwo twese tuzarupfa. Umuntu uwo ari we wese arapfa, kuko Imana yageneye umuntu igihe cyo kubaho n'igihe cyo kuyikurwamo. Ariko urwo ntiruteye ubwoba. Hari n'imyaka umuntu ageramo akuze, ari umukecuru, ari umusaza w'imyaka nka 90 n'ingahe, nawe ubwe akajya avuga ati rwose yaba Imana yari impamagaye nkigendera. Bigaragara ko mu by'ukuri hari n'igihe umuntu ageramo, hari n'imyaka umuntu ageramo akavuga ati rwose ndamutse niviriye hano mu isi ntacyo byaba bitwaye. Ibyo rero urupfu rukomeye nguru ni urwo kurimbuka iteka, ni urwo kujya mu nyanja yakumuriro n'amazuku, ni urwo kuzababazwa by'iteka ryose mu nyanja yakumuriro n'amazuku, ubabazwanya na Satani. Ariko reka nkubwire umuti watuma utazarimbuka, watuma utazacirwa witeka. Kankubwire inkuru nziza nakuzaniye, inkuru nziza y'umukiro, inkuru nziza wakira ukaruhuka mu mutima, inkuru nziza wakira ukanezerwa, inkuru nziza wakira ukamenya ko Imana ari umubyeyi wawe, ukamenya ko Imana ari urukundo, ukamenya ko Imana yagukunze, ukabaho udatinya Imana, ukabaho udatekereza ko Imana izakurimbura. Oya, abakubwira gutyo barakubeshya. Bibiliya yakomeje iravuga ngo abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Urumva umuntu yavutse ari umunyamirimo mibi muri kamere, ndetse ari n'umwanzi w'Imana muri kamere. Ijambo ry'Imana rirasobanutse cyane. Noneho rero reka nkubwire, ijambo ryavuze ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we. Urupfu ari uri kuvugwa ni urupfu rwa Yesu, kugira ngo habeho ubwiyunge, kuko Imana irakiranuka. Kubera ko ku musaraba wa Kristo habonetse ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho. Ukuri ni ukuhe? Ukuri nuko Imana yagombaga guhana umunyabyaha, kuko yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Iyo bisomye mu Baroma 6:23 aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu, ariko impano y'Imana akaba ari ubugingo bugize gute? Buhoraho. Rero mu by'ukuri ubwiyunge Imana agombaga gukorera inyoko muntu ni iyi. Impamvu mbanje kuvuga ko umuntu yabaye umunyabyaha akivuka, nuko uyu muntu atazi uko yabaye umunyabyaha, atanasobanukirwa ukuntu yabaye n'umukiranutsi. Kuba umunyabyaha, twabaye abanyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Hariya mu Baroma twasomye 5:18 yukomeje, hari ijambo rivuga ngo, hakavuga ngo ariko icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Urumva muri umwe ari we Adamu twahindutse abanyabyaha. Adamu yakoze icyaha, twese duhinduka abanyabyaha imbere y'iki? Y'Imana. Noneho rero Kristo Yesu akora icyo gukiranuka, natwe abantu duhinduka abakiranutsi imbere y'Imana, ariko bikozwe nande? Na Yesu. Ni gute Kristo Yesu yabikoze? Nuko habayeho ubwiyunge. Ubwiyunge buhe? Ntabwo ari wowe wagiye kwiyunga n'Imana. Ndabiza abantu iyo bari mu byumba by'amasengesho no mu gusaba za penitensiya n'ibindi mbabigarukaho, ibyo babyita kwiyunga ngo n'Imana. Icyo ni ikinyoma. Nta muntu wigeze ajya kwiyunga n'Imana, ahubwo Imana niyo yaje kugushaka ngo yiyunge nawe ikoresheje Yesu Kristo. Ibyo bisobanuye urukundo rw'Imana ruhebuje byose, urukundo rusumba izuba, urukundo rusumba ukwezi n'ikuzimu rugerayo. Urwo rwageze ikuzimu rudukurayo, twarabo kurimbuka. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko namwe yarabazuye, Abefeso 2, namwe yarabazuye mwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Ndashimira Imana ko yanzuye.
nawe kandi ndashimira Imana ko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro tukaba twarazutse tuzukiye muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwo bwiyunge bwakozwe buti? Kuko twasomye ijambo rivuga ngo none Imana yiyunze namwe kubw'urupfu rwayo kugira ngo adushyire imbere yayo turi abera n'abaziranenge tutagaho. Nuko Imana yadukunze. Yohani 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, umurongo abantu benshi cyane ariko batajya batekerezaho. Uwo ni umurongo watekerezaho ugahita ukira kurimbuka. Uwo ni umurongo watekerezaho ugahita wibera umukiranutsi, ukamenya ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera tarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya, haleluya. Urumva ko Imana ntiyatumye umwana wayo ngo aducire witeka, ahubwo yari imwohereje kugira ngo adukize. Muzasoma ayo magambo abantu benshi bakunda gusoma ngo mu gihe cya Noheli avuga ngo Kristo ngo nuko umwana yatuvukiye, ngo kuko uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Aho nari ntangiye mvuga hari muri Yesaya havuga ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese. Ariko muri Matayo ho hagaragaza ko haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye ngo uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Urumva Imana yohereje Kristo Yesu aza mu isi, Imana ihimbazwe, aza mu isi asiga ubwiza, asiga icyubahiro yari afite mu ijuru, yambara kamero k'umugaragu w'imbata, yambara kamero k'umuntu, araza avukira muri Mariya cyangwa avukira muri Bikira Mariya. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko marayika yamujeho aramubwira ngo nuko ugiye kuzasama inda, ariko iyi ntabwo ari ukuzaba wabonanye n'umugabo, oya, ahubwo umwuka wera azakuzaho. Niwumva ko Mariya yasamye inda y'umwera, yasamye inda ya mwuka wera. Haleluya, Imana ihabwa icyubahiro kuko yaraje kuduhindura abera. Nuko rero yambarira umubiri mu muntu, yambarira umubiri wacu muri Mariya. Kristo Yesu aza mu isi yikishije bugufi kugira ngo Imana ibone uko yiyunga n'umuntu. Nuko rero iyi si yayijemo, iyi si ayibonekamo, araza yambara umubiri wacu, aboneka muri iyi si, ayigendamo, abantu baramubona, bamukoraho, akora ibitangaza, akiza abo Satani yagendaga atwaza igitugu. Imana ishimwe ko nanjye Satani yantwazaga igitugu, none umwami Yesu akaba yaranduhuye. Na bene data n'abandi mwese muri kumva iki kiganiro, ndakubwira ko icyari cyazanye Kristo Yesu kwari ukukuruhura, kwari ukugutwura umutwaro w'ibyaha. Imana ishimwe cyane. Tujya turirimba ikorasi ivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, ngo none tugenda twemye. Wavuga iyo ndirimbo ukayiririmba ariko uyumva ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Umutwaro Kristo Yesu yadutuye waduhetamishaga n'uw'ibyaha. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo bari kuririmba iyo ndirimbo bahita babihindura bakavuga ngo ni umutwaro w'amadeni, ngo ni umutwaro w'inzara, ngo ni umutwaro w'ubukene, ngo ni umutwaro ngo w'urushako, ngo ni umutwaro ngo kuba waratinze gushaka, ngo ni umutwaro wo kubura urubyaro, cyangwa se ngo ni umutwaro ngo urubyaro rwakuruya ngo rwakunaniye. Uwo si wo mutwaro. Umutwaro waduhetamishaga Yesu yadutuye ni umutwaro w'ibyaha. Imana ihabwa icyubahiro. Aza mu isi rero yubahiriza ibintu byose tutashoboraga kubahiriza. Kristo Yesu abikora neza. Kristo ntiyakoze ibibi bivanze n'ibyiza, aho kuko atavukanye kamere muntu, ahubwo muri we yari Imana, ahubwo yambaye umubiri wanjye n'umubiri wawe kugira ngo aze kudukiza, kugira ngo aze kuducungura. Imana ihabwa icyubahiro. Araza mu isi akora ibyiza bitavanzemo n'ikibi na kimwe, ndetse nyine anonosora iby'amategeko yasabaga umuntu byose. Ibyo byiza Yesu yakoze uko gukiranuka ku gato no ku kanini Yesu yabirabikoze. Naho mwe wowe barakubeshya, barakubwira ngo gerageza ngo ujye ukiranuka ku gato no ku kanini ngo nibwo uzajya mu ijuru. Ubikubwira ntiyabishoboye,
nawe kandi ntiwabishobora, nawe kandi uri umugabo wo kubihamya kutabishoboye. Ukiranuka ku gato no ku kanini, Kristo niwe wakiranutse, akiranuka 100%. Ntabwo yikiranukiraga ngo bimuheshe kujya mu ijuru, ahubwo uko niwe nyiraryo. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani niko havuga. Urumva Kristo ni umuremyi wa byose, ni n'umuremyi w'ijuru, ni nyiraryo. Ntabwo yikiranukiraga ngo bimuheshe kujya mu ijuru, ahubwo yabikoreraga wowe kugira ngo bikubarweho biguheshe kujya mu ijuru. Ibyo yabikoreye ku buntu gusa, nta kiguzi. Nuko rero mu by'ukuri nubwo Yesu Kristo yakoze ibyiza, ntabwo yigeze ahembwa nk'uwakoze neza, ahubwo yahawe igihano cy'abanyabyaha. Byagenze bite? Twasomye ijambo rivuga ngo Imana yiyunze natwe kubw'urupfu rw'umwana wayo, cyangwa kubw'urupfu rwayo. Nuko Imana yafashe ibyaha byawe. Nimvuga ibyaha, simvuga ibyaha nk'uvuga byinshi, ndavuga icyaha nka kimwe cyitwa kamere twanduye. Hanyuma iyo kamere akaba ariyo yeraho ibyo ujya wibonaho. Igitangaza nuko yeraho ibibi ikeraho n'ibyiza. Hanyuma izo ni imbuto za kamere zigaragara mu muntu. Yusoma Abagalatiya 5:19 haravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara, barayirondora bakavuga ngo gusambana, kwiba, kwica, kuroga, kugomanwa, gutongana, ishyari n'ibindi. No kuvuga ngo iyo ni imirimo ya kamere. Naho muri ibyo nta na kimwe waba ujya wibonaho, ariko ntibivuze ko bitaba muri wowe. Ibyo biba mu muntu uwo ari we wese ukomoka kuri Adamu nande na Eva. Yesu niko yavuze, yaravuze ngo umutima w'umuntu hakusanyirijemo ibibi byose. Uko ariho harimo kugomanwa, harimo ishyari, harimo gusambana, kwica ndetse n'ibindi. Ntimunyumve nabi ngo mutekereze ko ndi kubankuraje gukora ibibi, ahubwo ndi kukubwira ukuntu wavutse umeze. Nicyo gituma ujya ubona ugerageza gukiranuka bikakunanira. Nuko wavukanye iyo kamere, wavukanye intege nke. Emera rero Imana ko yadukunze, ijambo ryayo rirabihamya. Ifata ibyaha byawe byose, ifata ibyaha byanjye byose uko bingana. Kamere nk'igiti kiri mu muntu, n'imbuto zera kuri kamere. Ibyo byose Imana irangije ibibara kurinde kuri Yesu Kristo. Imaze kubibara kuri Yesu Kristo, Yesu ahinduka icyaha. Abakorinto 2 igice cyaho cya 5:21 niko havuga. Haravuga ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Yusomye 19 haravuga ngo kuko muri Kristo arimwo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Urumva ko Kristo Yesu Imana yamubazeho ibyaha, atarigeze kumenya icyaha. Ariko ngo kwari kugira ngo muri we uhinduke gukiranuka kw'Imana, kwari kugira ngo muri we uhinduke umwera imbere y'Imana, kwari kugira ngo muri we uhinduke intungane imbere y'Imana. Kubera iki? Kristo ubutungane bwe nibwo bwabaye ubwawe, nkuko nawe yabazweho ibyaha byacu bikamujyana mu gihano cy'urupfu. Kuko Imana yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Hari habonetse ujya mu cyimbo cy'abantu, uwo ni Kristo Yesu, kandi ajya mu cyimbo cy'abantu atameze nkatwe, ariko Imana imubazeho ibyaha yagiye guhanwa. Rero nituririmba tukaririmba indirimbo tukavuga ko yazize ibyaha byacu, tukavuga ngo Kristo Yesu yazize ibyaha byacu, jya ubyumva. Njya mbona izo ndirimbo turaziririmba ariko tutazizi pe. Ngo Yesu yavukiye i Betlehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngo kuko yaje ashaka, ngo kuko yaje ashaka, ngo kuko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, ngo kuko yaje ashaka. N'umunyembabazi nyinshi cyane. Yesu yancunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze. Yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze.
yazize ibyaha byanjye. Yesu yancunguriye ku giti, Yesu yagucunguriye ku giti. Kristo Yesu amaze kubarwaho ibyaha byacu, yahindutse ikivume ku bwacu, ajya ku musaraba w'ibivume, yikoreye ibyaha byacu. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Imana ihimbazwe. Imana imaze kumubaraho ibyaha, uriya mubabaro wose Kristo Yesu yagize, akubitwa imisumari yo mu biganza, imisumari yo mu birenge. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mu gasamba k'Igetsemani Yesu yasenganye umubabaro mwinshi cyane, yarebaga imibabaro agiye guhura nayo ku bwawe nanjye. Aravuga ngo data niba bishoboka igikombe kindenge, ngo aho mu gashyamba k'Igetsemani ngo yavuye ibyunzwe ndetse bisa bivanze n'amaraso. Bivuze ngo umuriro wose wagombaga kuzagucengera uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku wacengeye Yesu, waramucengeye. Ububabare arabwumva, ububabare wagombaga kuzababarira mu muriro bwumvishije Yesu. Imibabaro Yesu yababaye niyo yavunjije iyo wagombaga kuzababara. Ibihano Yesu yahanwe igihano gisimbura icyo wari kuzahanwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Nukuri bamutamiriza ikamba ry'amahwa, ari Imana, baramukubita, bakajya bamushyira igitambaro mu maso, bakamupfura ubwanwa, bakamukubitisha izo mu mutwe, bakajya bavuga ngo forugukozeho. Iyo ni imibabaro Kristo Yesu yagize kugira ngo agukize kurimbuka, kugira ngo aguhindure umwera imbere y'Imana. Ijambo ryavuze ngo none Imana yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri we. Kristo Yesu urupfu rwe nirwo rwaduhuje n'Imana, ngo kugira ngo abashyire imbere yayo muri abera. Mu rupfu rwa Yesu wahindutse umwera, mu rupfu rwa Yesu wahindutse umuziranenge, mu rupfu rwa Yesu wahindutse umutagawa. Ibi bivuze iki? Bivuze ko kuzira inenge kwa Yesu nibyo byakubazweho, nkuko Yesu nawe yishyizeho inenge zawe. Bivuze ko kutagawa kwa Yesu ari byo byakubazweho, nkuko kugawa kwawe kwabazwe kuri Yesu. Bivuze ngo kwera kwa Yesu Kristo niko kwakubazweho, kuko kwandura kwawe ariko kwabazwe kurinde kuri Kristo Yesu. Ibyo bintu byizeze umutima wawe, byizere mu mutima, umenye ko Imana yiyunze n'abari mu isi bose binyuze muri Kristo Yesu. Imana yiyunze nawe, kuko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Mu Bakorinto nahavuze ibice 5 ba kabiri, ibice 5 umurongo wa 19, kuko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, ntiyabikibabaraho ibyaha byabo. Ikintu gitangaje nuko ujya wibaraho ibyaha, nyamara kandi Imana yo ntabyikubaraho. Kubera iki? Nuko izaho yabishyize, kandi kabizi ko n'igihano Kristo Yesu yahawe gihagije. Igihano cyawe cyahawe Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo ntabwo ahora hanwa azira ibyaha byacu, yahanwe rimwe. Abaheburayo ibice 10 umurongo w'10 niko havuga, haravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Urumva urupfu rw'ibyaha Yesu yarupfuye rimwe, ibyo biba bihagije iteka ryose. Muri Kristo Yesu wakuweho ibyaha, muri Kristo Yesu warababariwe, mu maraso ye warejejwe, mu maraso ye wakuweho urubanza rw'ibyaha. Wikomeza kwibaraho ibyaha, kuko Imana ntikibikubaraho, yabibaze kuri Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro, yabibaze kuri Kristo umwana wayo, n'igihano cyabyo aragihabwa. Ngo kuko umuntu aba umwera ari ku isi, ugatunga ubugingo buhoraho, ugatunga ijuru, ukava mu buyobe ukubwira kuzajyanwa mu ijuru no gukora imirimo myiza. Hari uwakoze imirimo myiza yikorera wowe, uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Naho imirimo yawe myiza yo havanzemo n'imibi. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo iyaba Aburahamu yaratsindishijwe n'imirimo abafite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ngo ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Yo ni amagambo yanditse mu Baroma ibice 4. Urumva ko Aburahamu nawe yari afite imirimo myiza, ariko imirimo ntiyari kuyirata imbere y'Imana. Imirimo yawe myiza ni abantu bayemera, kuko nibo nyine batakuzi. Nawe Imana yikuzi none ikuze ejo, ikuzi mu myaka 150 iyo uzamara hano ku isi, izi ntege nke zawe.
niyo mpamvu ibikorwa byawe byiza byakwemeza umuntu umeze nkawe, ntabwo byakwemeza iki? Imana. Ikiduhindura abakiranutsi nicyo cyahinduye Aburahamu umukiranutsi, ni ukwizera Yesu Kristo, kuko Aburahamu nawe yaramwizeraga, kuko na Yesu yarabihamije muri Yohana, aravuga ngo Aburahamu atari yabaho ndiho. Aburahamu atari yabaho ndiho. Mwabyumvishe neza? Urumva ko na Kristo Yesu nukuri arahamya ko na Aburahamu atari yabaho, Kristo yarariho, kandi Aburahamu nawe yahamyaga ibya Yesu Kristo. Hubwo ibyo yabibwiraga abafarisayo bari kumubwira ngo uruwejo bundi ngo ni gute uvuga ngo Aburahamu. Oya, ariko Aburahamu wo nawe yahinduwe intungane imbere y'Imana no kwizera, ngo yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Yusomye hepfo muri icyo gice haravuga ngo nkuko Dawidi nawe yeruye amahirwe ayo umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Urumva ko kuba umukiranutsi nayo ni amahirwe. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire ngo mu rupfu rwa Kristo Yesu Imana yiyunze nawe. Va mu bikubwira ngo ngwino wiyunge n'Imana. Abenshi biyunga ngo n'Imana ngo binyuze mu kwatura, binyuze mu gusaba za penetesi. Ibyo sibyo byitwa binyuze ngo mu gusaba Imana imbabazi. Oya, imbabazi Imana yaraziguhaye kera muri Yesu Kristo. Kristo Yesu niwe wabaye icyungo kikunga n'Imana, niwe wabaye umuhuza uduhuza n'iki? N'Imana. Ibyo byizere mu mutima wawe, nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho. Soma, uze gusoma cyangwa unasome Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 3, hagaragaza ukuntu Kristo Yesu yadukuyeho ibyaha. Haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bw'Imana, ari bwo bwiza bwayo, ngo n'ishusho ya kamere yayo, ngo kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Kristo Yesu yagiye mu ijuru amaze kutweza no kudukuraho ibyaha byacu, ngo yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, ngo maze azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'iki? Y'Imana. Yesu yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byanjye n'ibyaha byawe. Yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, maze azurirwa kugira ngo tugirwe intungane cyangwa dutsindishirizwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo ahubwo ayo magambo mvuze nyine nawo ari mu Baroma ibice 4 umurongo wa 25, havuga ngo watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Yusomye Bibiliya y'Ikinyarwanda cyitwa ijambo ry'Imana cyangwa ntagatifu, niko haravuga ngo yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'iki? Y'Imana. Kristo Yesu yarapfuye kandi arazuka. Yapfuye azize ibyaha byacu, kuzuka kwe bitugira intungane imbere y'iki? Y'Imana. Byahamije ko igihano cyose wagombaga kuzahanwa Yesu agihanwe kandi akaba akize gute? Akaba kirangije. Menya ngo Kristo yaraguhaniwe, menya ngo Kristo yazize ibyaha byawe. Imibabaro Yesu yagize yari yawe, yarakuvunjiraga, yacumitiwe ibicumuro byacu. Yesaya yarabivuze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 53 havuga ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Murongo wa 4 ugakomeza kubanuka hepfo, we yacumitiwe ibicumuro byacu, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Igihano cyamesheje amahoro cyari kuri Yesu Kristo. Kristo Yesu ibicumuro byawe yarabicumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ngubwo uburyo Imana yiyunze n'abari mu isi, nuko Kristo Yesu yashenjaguriwe ibyaha byawe, yacumitiwe ibicumuro byacu, arabicumitirwa. Uwiteka ngo yashimye kumushenjagura, ngo aramubabaza, ngo ubugingo bwe bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Ubugingo ni ubuzima cyangwa ubugingo ni amaraso, kuko burya amaraso, ubuzima bubonekera mu maraso. Burya amaraso yashize mu muntu, umuntu ahita apfa. Niyo mpamvu amaraso ya Kristo Yesu niyo yabaye igitambo cyo kudukuraho iki? Ibyaha.
ngo yaramushenjaguye ubugingo bwe bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Urumva ko Kristo Yesu yakuyeho ibyaha, yagiye mu ijuru amaze gusoza kudukuraho ibyaha, ategereje ahubwo kugaruka gutwara abizeye ko bakuweho ibyaha, gutwara abizeye ko bejejwe batiyeza, ahubwo bizeye ko bejejwe n'amaraso yande ya Kristo Yesu, agahita batwara bakigira mu ijuru noneho mu buryo bufatika. Hanyuma abanze kwizera ibyo bagahanwa bakajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ariko nakuzana inkuru nziza ikubwira ko wababariwe, ikubwira ko Imana yiyunze nawe, ubwiyunge bwarabaye, bwabereye muri Kristo Yesu. Hashize imyaka ibihumbi byinshi Kristo Yesu apfiriye ibyaha byawe, Kristo Yesu azize ibyaha byacu. Haleluya! Kristo Yesu yazize ibyaha byacu. Imana ihimbazwe. Kandi Imana imaze kubaraho Yesu ibyaha byacu abizize, Imana yahise itanga itangazo, iranabyandikisha. Abaheburayo ibice 10:17 yahise ivuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Iravuga ngo noneho ubwibyo bibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Impamvu nuko igitambo cyatambwe cy'umubiri wa Kristo, kandi igitambwa rimwe biba bihagije iteka ryose. Imana iravuga ngo ibyaha byawe, ubugome bwawe ntizongera kubyibuka ukundi, kuko yabibaze kuri Kristo Yesu. Azira ubugome bwawe, azira ibyaha byanjye, azira ubugome bwacu, ajya ku musaraba kugira ngo ibyo bituzanire ubugingo buhoraho, bituzanire ijuru muri Kristo Yesu. Iyo tuvuga ijuru ntabwo bitandukanye n'ubugingo, nukuri ubugingo bw'iteka ni Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu aho ari ni mu ijuru. Abamwizeye bazajya kubana nawe mu ijuru. Nguko ukuntu Imana yiyunze natwe, yiyunze n'abari mu isi binyuze mu rupfu rw'umwana wayo. Ntabwo kwiyunga n'Imana ari amagambo, ntabwo ari ukuvuga ngo Imana imbabarire ngo nakoze ibi n'ibi. Oya, ubwiyunge bwabereye mu rupfu rwa Yesu. Imana iravuga ngo mbabariye abari mu isi ibyaha byabo, niba byizera gutyo bazaza kubana nanjye. Muririmbyi w'120 mu bitero bye yaravuze ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso. Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi anyitukiranuka. Urumva ko Kristo Yesu iyo atubonyeho amaraso, Uwiteka umucamanza yatubonyeho amaraso, ntabwo aducira urubanza rubi. Ni gute Imana itubonaho amaraso? Nukuba warizeye ko wababariwe ibyaha byawe mu maraso yande ya Yesu Kristo. Nuko Imana ikubonaho amaraso. Ibyo iyo byizeye ubwo biba birangiye, uba wibereye umukiranutsi imbere y'Imana. Hari n'abandi bajya baririmba akaririmbo ngo mu gisibo kavuga ngo Yesu wemeye gupfa umeze nk'intabwa, urwo twari dukwiriye ni wowe rwahamye, barya babisha bahawe ntibagusoneye, natwe turagushima tugushimagiza. Ikintu gitangaje nuko abantu benshi baririmba iyo ndirimbo batumva icyo bari kuririmba. Kristo Yesu wemeye gupfa umeze nk'intabwa, urwo twari dukwiye rwahamye Yesu. Ntabwo ubyumva? Urwo wari ukwiriye rwahamye nde? Yesu Kristo. Imana ihimbazwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana isingizwe, isingirijwe ibyo yadukoreye mu mwana wayo. Reka nkubwire ngo warababariwe, reka nkubwire ngo warejejwe, reka nkubwire ngo wakuweho urubanza rw'ibyaha, reka nkubwire ngo ijuru wariherewe ubuntu, reka nkubwire ngo byizere mu mutima wawe wibera umwana w'Imana. Ibyo ndi kukubwira ntabwo biri gukorwa uyu mwanya, si byanakozwe ejo, byanakozwe ahashize, si no mu mwaka watambutse. Oya, byakozwe kera. Ni amakuru ndi kukubwira y'ibyabaye kugira ngo ubyakire mu mutima wawe, kugira ngo ubyizeze umutima wawe, ubarweho gukiranuka kw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umutima w'umuntu ari wo yizeza akabarwaho gukiranuka. Umutima w'umuntu niwo yizeza akabarwaho gukiranuka. Ntumva ko umutima uwizeza ibyo Yesu yagize gute yakoze, ari byo maze gusobanura. Umutima uwizeza ibyo Kristo Yesu yagize gute yakoze, ukabarwaho gukiranuka. Gukiranuka kwande? Kwa Yesu ni kubarwaho.
Imana ihabwa icyubahiro. Ngakanwa kabari ko umuntu yatuza agakizwa, ntabwo ari ukwatura ko gusaba Imana imbabazi, ahubwo akanwa katuza ibyo bintu wakorewe na Yesu, bikakubera ibyiringiro, bikakubera ibyishimo, bikakubera amahoro, bikakubera umunezero. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abashumba aribo bungeri ngo bagiye kureba aho Yesu Kristo yari yavukiye, ngo bumvishije ngo korari yo mu ijuru iririmba y'abamarayika, baririmba bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ariko ngo no mwisi amahoro abo mubo yishimira. Ntiwumva ko y'umuntu amaze kumva umurimo Yesu yamukoreye akawizera, mu mutima we hatahamwe amahoro atemba nk'uruzi. Haleluya. Ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, kubera ko icyubahiro cyari gikwiriye kuba cy'Imana, kuko ariyo yadukuze igatanga umwana wayo. Ariko ngo no mwisi amahoro abe mubo yishimira. Nuko Kristo Yesu yaratuzaniye amahoro, kuko twari abanyabyaha, kandi murabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha. Kristo Yesu yaraje kutubabarira ibyaha, ibyo nitubyizera twibereye abakiranutsi twakira amahoro mu mitima yacu. Murabizi ko umuntu atekereza ko azarimbuka nta mahoro abafite. Ikintu gituma umuntu agira amahoro no kuba mwisazi ko atunze ubugingo buhoraho, akajya uryamanye ubugingo, ukabyuka ubyukanye ubugingo, ukaba uri mu isoko ufite ubugingo buhoraho, ukaba uri muri tagisi ufite ubugingo buhoraho, baba bagutwaye kuri moto ukaba uzi ko ufite ubugingo buhoraho, waba uri guhinga mu murima ukaba uzi ko ufite ubugingo buhoraho, ugasinzira usinziranye ubugingo buhoraho, waba uri igihe cyawe cyo kuva mu isi cyagera ukaba uzi ngo ndagiye, waba uri mu rusengero ntabwo kuba mu rusengero ibyo biguhesha ubugingo buhoraho, ukaba uzi ngo igihe cyose Yesu azampamagarira nzaba ngiye mu ijuru, mbikesha kwizera ko muri Yesu Kristo Imana yiyunze nanjye, none imbere y'Imana nkaba ndi umwera, ndi umuziranenge, ntagaba mu maso y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane, ndabashimiye kubwo gukurikirana ijambo ry'ubutumwa bwiza ribabwira ko mwababariwe ibyaha byanyu, ribabwira ko Imana yiyunze namwe binyuze mu rupfu rw'umwana wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Iki kiganiro wagikurikira kuri YouTube. Ubu nonaha ufite telefone yawe nini ukandikamo ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa, uhita utangira gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bisobanura ukuntu Imana yaduhaye ijuru ku buntu muri Kristo Yesu. Kora subscribe kugira ngo mu by'ukuri ibyo biganiro bijye bigushyikaho, ujye ubikurikirana byose. N'ikindi gutambutsa uzagikurikira, nawe wacikanwe uzagikurikira cyose. Ushobora kuba utagikurikiranye cyose, wenda washyizeho urushinge twatangiye, ariko iki kiganiro ukomeza no kugikurikira ku rubuga. Hari urundi rubuga rwitwa ijuru ntirikorerwa, wakwandikira iyi nimero ugiye kumva ya 0784425257. Iyi niyo wakwandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, ugakomeza gukurikiraniraho ubu butumwa bwiza, ugasobanukirwa ukuntu Imana yatanze ijuru ku buntu muri Yesu Kristo, ukamenya ukuntu wababariwe ibyaha byawe. Inimero yanjye rero mumpamagaraho mvuye hano muri studio 0738296335. Iyo ni 0738296335 cyangwa 0791825500, 0791825500. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Abamaze kwakira umugabane ubugingo buhoraho mukomeze kunezerererwa aho hantu. Namwe mudukurikira mwese turabakunda, kandi tuba mu by'ukuri tunashimiye n'ubuyobozi bwa Radio Country FM bwaduhaye ikaze hano. Imana ikomeze kubanezeza muri byose. Bye bye.